Imana irakwaguye, Imana irakwaguye. Urakoze Uwiteka Mwami, turagushima. Ndagira ngo uzamure ijwi ryawe dusenga Imana, dushima Imana ko hari ibintu ikoze. Uwiteka urakoze, turagushimye. Laposha toze mena fode tandone mene kota. Urakoze Mwami Yesu, nguhaye icyubahiro Nyiringabo. Yesu nashimwe bakoze Imana bene data. Imana iduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Turi masengesho nk'ibisanzwe y'iminsi 3. Amasengesho y'ukwezi kwa 10, amasengesho y'imbaraga, amasengesho yo gusenya no kumaraho imigambi ya Satani, amasengesho twe kwegereza Imana cyane muri zimera z'umwaka. Tugiye kuganira ku by'amasengesho ashobora guhindura ndetse no kuzana mu mibereho yacu ya buri munsi. Rimwe na rimwe abantu bajya amasengesho ariko nta mpamvu nyamukuru, nta gisunika, nta byiringiro by'ibintu ushobora kuba byava mu masengesho. Yego bamwe wenda tuba tufite ibyo byiringiro, ariko nashaka kongeramo imbaraga ndetse no kwizera nifashije ibyanditswe byera n'ijambo ry'Imana. Wongera kumva imbaraga mu masengesho. Haleluya. Wongere kumva usubizwemo ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hanyuma reba ko wakoze subscribe, uyandikisha kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bashaka kugeraho ku gihe, ubundi ukande like. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Iby'amasengesho ashobora gukora no guhindura mu mateka y'amasengesho mu buzima bwacu nibyo tugiye kuganiraho, kandi biza kudufasha mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yaturemye, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ubuntu ugira, tugushimiye kubw'amasengesho turimo kandi azagaragaramo ukuboko kwawe gukomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duciye bugufi wishyirwe hejuru, tubahe icyubahiro Uwera wa Isiraheli. Ngwino ubane natwe, utuganirize amagambo y'ubugingo y'umwuka, uhejeje amaso yacu uyaye kubona ibitangaza byawe biri mu ijambo ryawe bikomoka mu masengesho adasanzwe abantu bagiye basenga mu bitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo udukore ku maso, utuganirize mu isi y'umwuka, duhinduke abantu bagutse mu mwuka. Tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahe umugisha. Tubeshwaho no kwizera kandi tumbatiwe mu biganza bya Yesu. Amasengesho ahindura ibintu byinshi, harimo gukiza abarwayi nkuko muri Yakobo 5:14 kujya ku 16. Ese muri mwe hari umuntu urwaye? Natumira kuri bitura musengere, bamusama amavuta bamusengere. Ijambo gusenga, amasengesho uba ko akiza indwara. Amasengesho yirukana abadayimoni muri Mariko 9:29. Haleluya. Yesu yabwira ngo hari imyuka mibi iva mu bantu ko gusenga no kwiriza ubusa. Hari imyuka mibi iva mu bantu kubwo gusenga no kwiriza iki ubusa. Nzahora mbivuga, hari abadayimoni bajyanwa no kwiriza ubusa, hari karande zicika kubera kwiriza ubusa, hari imbaraga z'umwijima zinanirwa kubera ko kwiriza ubusa, hari ibintu Imana itagukoresha ko kubera ko utajya wiriza ubusa. Uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, hari urwego utazamuka mu isi y'umwuka kubera ko ntabwo ujya wiriza iki ubusa. Hari urwego utazigera uzamuka, hari ibyo utazigera uhishurirwa, hari ibyo utazigera ubona kubera urwego w'amasengesho usenga. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana kuzuye. Ntibakababeshye amasengesho yose ngo no mu mutima ibintu nk'ibyo. Ibyo uko niko kuri nako, ariko ntibakababeshye. Hari urwego utagera, hari urwego rw'imbaraga utarwanya, utakwirukana kubera urwego amasengesho gute amasengesho usenga. Biboneka muri Mariko 9:29. Yesu avuga ngo meni umudayimoni nta kindi kimwirukana no gusenga no kwiriza iki ubusa. Imvura igiye kugwa, hari umuyaga ukomeye cyane, hari umuyaga mwinshi cyane. Amasengesho rero akora ibintu bihambaye. Ibyakozwe n'Intumwa 13:25-26. Amasengesho twabona uburyo acagagura iminyururu y'imbohe. Paulo na Sila, hagaragara inkuru za Paulo na Sila. Paulo na Sila ngo barasenze. Haleluya. Iminyururu iradohoka, barasenga, ibintu birakomera muri gereza. Amasengesho ajya ahindura ibintu. Amasengesho ajya asuzugura imanza zitarimo ubutabera. Amasengesho ajya asuzugura ubugambanyi, ajya asuzugura ibintu bitari mu bushake bw'iki bw'Imana. Kabone n'ubwo amareta n'ibihugu
byaba biri muri ibyo bintu ariko biri negative y'ubushake bw'Imana. Iyo abantu b'Imana basenze, amasengesho ajya ahindura akabangamira imigambi y'abasatanike, y'abakozi ba Satani hirya no hino mu isi ndetse n'ibihugu. Paulo na Sila byakozwe n'Intumwa 23:26 ngo barasenga, izindi mbohe zirabumva, barasenga bararirimba Imana, haleluya, babona igitangaza cy'Imana butabazi bw'Imana. Amasengesho rero ajya acingura gereza Satani yafungiranyemo abantu. Amasengesho ahindura ibihe. Ni wiyiriza ubusa rero, nusenga Imana ntukagire ngo uri guhamba imbwa, urimo urafungura, hari inzugi, hari ibikuta birimo birameneka, birimo birasatuka mu isi y'iki y'umwuka. Amasengesho muri Yoshua 6, urukuta rwa Yeriko rwarasenyutse kubera because of the prayers, powerful prayers. Ajya amenagura ubutware bw'umwijima. Yeriko irasenyuka kubera imbaraga z'amasengesho. Hereza Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro. Imbaraga z'iki z'amasengesho. Yeriko irariduka kubera imbaraga z'amasengesho no kumvira Imana. Yeriko irariduka. Yeriko yari imbere yawe ikubitwe hasi kubw'imbaraga z'iki z'amasengesho. La posha toze mana fadre. Yeriko iri imbere yawe iriduke kubw'imbaraga z'amasengesho, ikubitwe hasi kubw'imbaraga z'amasengesho. Yeriko umusozi umazeho igihe ukubitwe hasi kubw'imbaraga z'iki z'amasengesho. Gutegeka kwa 2:3 amasengesho afungura amarembo y'isezerano. Amasengesho atuvana ku musozi Seyiri tumazeho igihe. Amasengesho, haleluya, akubite hasi Yeriko iri imbere yacu, akuvane ku musozi utinzeho. Amasengesho kwambutse umwaka 2025. Amasengesho kwambutse uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Winjiye umwaka mushasha w'2025. Hari abantu batazi ko turimo turasenga. Imana ikwambutse mu izina rya Yesu Kristo. Yambutse abana bawe, yambutse abahungu bawe, yambutse abakobwa bawe. Uyu mwaka Imana ibambutse, ibageze i Kanani, ibageze mu wundi mwaka bashima, bahimbaza. Imana ivana ibitambo ku bana bawe, Imana ivana ibitambo ku mugabo wawe, Imana ivana ibitambo ku mugore wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanuriye akira ubuhanuzi. Imana ikugeje mu mwaka wa 2026 kandi ugiye gushima. Uriya mwaka ugiye ku mwaka w'intsinzi, ugiye ku mwaka w'umugisha ku gihugu, ku itorero, ugiye ku mwaka w'umugisha ku buzima bwawe n'umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Yeriko ziri imbere yawe zisenyuke, inkuta ziri imbere yawe zisenyuke. Uyu musozi Seyiri uveho, winjire mu mwaka wo kunezererwa Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'iki z'amasengesho. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho. Amasengesho ni itumanaho riri hagati yacu n'Imana. Amasengesho ntabwo ari amagambo gusa, ntabwo ari kujya imbere y'Imana gusa tutizeye. Ni imbaraga. Haleluya. Amasengesho ni imbaraga z'Imana zizana impinduka mu bugingo, zizana impinduka mu buzima bwacu. Power. Haleluya. Powerful prayers. Powerful prayers. Amasengesho y'iki y'imbaraga. Amasengesho ni itumanaho hagati yacu n'Imana. Ni imbaraga z'Imana ubundi zizana impinduka mu buzima bwande, mu buzima bwacu, zikaduha icyerekezo, zikaduha kwambuka. Amasengesho yinjira muri presidence. Amasengesho yinjira adakomande. Amasengesho yinjira ku mupaka adakomande. Amasengesho yinjira muri migration. Amasengesho arategeka visa bakagusinyira. Amasengesho, haleluya, afunga amatumanaho y'abarozi. Amasengesho ajya abangamira ubwami bw'umwijima. Amasengesho ajya kwita hasi ibicaniro by'abasatanike by'abarozi. Uko niko kandi biba birasenyuka. Niba urwaye irambika ikiganza cy'ahantu urwaye, kubw'imbaraga z'amasengesho urakira. Kubw'imbaraga z'amasengesho babona igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ibitambo bajya bagutanga batwaye imyenda, batwaye amafoto. Kubw'imbaraga z'amasengesho turasenya ibyo bicaniro. Kubw'imbaraga z'amasengesho turaburizamo iyo mihango yose y'umwijima yakozwe. Kubw'imbaraga z'amasengesho tandukana na karande, tandukana n'imivumo, tandukana fire mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Turacana umuriro kubw'imbaraga z'iki z'amasengesho. Haleluya. Amasengesho ni ikintu gikomeye cyane. Amasengesho akuraho imbaraga z'abadayimoni. Amasengesho, haleluya. Yakobo 3:6 ng'amasengesho y'umukiranutsi afite umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Hinduka umukirano, shaka Imana, shaka ubumana bwuzure muri wowe, Kristo abe muri wowe.
gucyanuka kw'Imana, imbaraga z'umwuka we. Wumva umwuka w'Imana akukirigita, wumva umwuka w'Imana anyeganyega mu buzima bwawe. Amasengesho yawe nuyasengana umwete, nuyasenga yashyizeho umutima, uzabona ibintu bikomeye, uzabona imiryango ikinguka, uzabona ufunga uhagarika imvura nigwe. Imyaka 3 n'amezi 3 hari ibintu uzahagarika ku muryango wawe. Hari umurozi ubamereye nabi, uzahagarika kuroga kwiwe, uhagarika ama business ye. Kubera icyo abarozi bahagarika ama business zanyu, mwebwe nimuhagarika business zabo. Hazagira umurozi unyoberaho, menye ko acuruza muri Matewusi, menye ko afite iduka acuruza yafunguye, menye ko ari umwarimu, menye ko ari umukozi wa leta. Nzamwirukana kuri ako kazi nkoresheje imbaraga z'Imana. Eliya yarabikoze. Yakobo 5:16 amasengesho mu cyaro tagira umuro mwinshi, yasenganye umwete. Eliya ari umuntu umeze nka Fabrice, ari umuntu umeze nkawe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imara imyaka 3 n'amezi angahe 6 itagwa. Ingamiya ushakashatsi uvuga ko ingamiya ibika amazi imyaka 3 ndetse n'amezi 6. Yashyizeho n'amezi 3 y'ingamiya nayo izabe yumvisha. Haleluya. Kubera batuyobera mwebwe nimubayo, kubera batuyoberaho. Barahagarika business yawe ari abarozi, wewe nuhagarika business zabo. Kwa nini? Baragutanga ibitambo bakora muri leta, bafite amahoteli. Injira amasengesho ubateza inyatsi, ubateza ibihombo mu izina rya Yesu Kristo. It is done, it is done, it is done, it is done. Birakorwa mu isi y'umwuka. Dufite ubushobozi bwo guteza ibyago mu isi uko dushatse. Bararara hejuru yiwawe, we waraye hejuru yabo, babujije amahoro. Baragukurira abana ku ishuri, wowe bakuye ku ishuri abana babo. Mba mbumvisha amaudio, turabacyura tukabwira abana banyu ngo nibatahe mwabaruzi mwe, batahe bicare mu rugo. Kubera icyo ufata umwana w'abandi ukumva ko atakwiga, nawe wowe naze yicare iruhande rwawe, agutwitane bamutera inda, wamuroze. Wumva uburyo ari bibi, wumva uburyo biryana. Bakoze Imana bene data, twanza agasuzugo n'agatobe k'abadayimoni ku buzima bwacu. Nta bitambo bizagira ubasha ku buzima bwawe uyu mwaka ndetse n'umwaka ugiye kuza. Ngo baratanga ibitambo, ngo bagira imbaraga zo kuzakora cyane, ngo ejo bundi. No, sonepa, no, we are tired in the name of Jesus Christ. Turarambe, turananiwe, dukeneye ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Kukwera iki? Amasengesho ahindura amateka y'umuryango, family. Amasengesho ahindura indangamuntu y'umuntu. Indangamuntu y'umuntu irahinduka kubera amasengesho. Indangamuntu ntabwo mvuga indangamuntu zingi zitangwa na leta. Ikikuranga agatebo bagushyizemo, gereza bagufungiraniyemo, uburyo bakwise, uburyo gufata mu muryango birahinduka kubera imbaraga zikiza amasengesho. My friend, injira mu mbaraga z'amasengesho, ihuza, ikonegite mu Mana, mu mbaraga z'amasengesho, ikonegite. Wosenga Imana, kunda Imana, uhinduka umunyamasengesho. Usengere ubukumi bwawe, usengere ubusore bwawe, usengere urugo rwawe, usengere ubumama bwawe n'ububyeyi bwawe, usenga Imana. Haleluya. Uzabona impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Uzabona impinduka, uzabona ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Sengera abana bawe barimo baranywa inzoga n'amata, bari mu biyobyabwenge, ingo zabaraniye, jya ku mavi. Burya utinda pfukamye ni nawe uzatinda ahagaze. Burya utinda ku mavi ahavana amavuta. Gusenga bituzanira ubuntu, ubuntu bukaduhindu, ubuntu bukatuzanira ubuntu butuzanira ibintu, ubuntu bukatuzanira ibintu, ibintu bikaduhindura abantu. Haleluya. Ibintu biduhindura iki? Biduhindura abantu. Umuntu utinda apfukamye azatinda ahagaze. Umuntu utinda ku mavi, haleluya, ahavana anointing of God, ahavana amavuta y'iki? Y'Imana. Anointing, not oil. Oil nizo bateka. Anointing.
haleluya, uba anointed, urasigwa mu isi y'iki y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ati umuntu utinda ku mavirata, umuntu usega Imana ntihazagira ikigutera ubwoba, niyo yaba ari urubanza rumeze rute, niyo yaba ari uburiganya rumeze rute, niyo yaba ari ubujura bumeze bute, mu isi y'umwuka bukubaho, niyo yaba ari umuntu ufite imbaraga yacishije, niyo yaba ajya direct kuzimu, ntazagutera ubwoba. If you are a prayer, niba uri umunyamasengesho, don't scared by anything, buri kintu cyose kigutera ubwoba, no. Wowe fondasiyo yawe reka ibe fondasiyo y'Imana, kandi hari imbaraga zirimo ziratsindwa kubw'aya magambo y'Imana, kubw'ubu buhanuzi. Hari abadayimoni barimo barasubizwa inyuma, hari imyuka, hari igitutu cy'abazimu kirimo kirasubizwa inyuma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uriya mwana wawe urimo urakunanira, Imana yo mu ijuru igiye kugaragaza imbaraga zayo ku buzima bwawe. Uriya mwana Imana igiye gutanga ingabo nyinshi, kandi hari ibyo igiye kwirukana ku buzima bwe mu izina rya Kristo, kubera umubyeyi wasenze. Uriya mwana uri ku ishuri murasengera, Imana igiye kumuha ubwenge. Uriya watangiye gutana, Imana igiye kumuha agakiza, igiye kumuha ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uriya mugabo wagutaye akagusiga mu nzu, agusiganye n'abana, akaguta akagenda kubera abarozi, Imana igiye kumukora deliverance. Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Muri kumwe ariko n'ubundi abarozi baramufashe, nawe Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Izere, haleluya, izere gusa urabona igitangaza cy'Imana, urabona impinduka. Mu masengesho y'iminsi 3 turimo turasenga online, zana ishati, zana ipantaro, zana ingofero, zana ikintu kimuvuyeho, Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Zana ifoto ye, saa 9 saa 2 zana bring, haleluya. Kubera iki? Amasengesho kuva kera, amasengesho agwisha imvura mu gihe cy'impeshyi, amasengesho ahagarika imvura mu gihe yarimo iragwa yabaye nyinshi, amasengesho ahindura ibihe, asenya Yeriko, asenya Seyiri, amasengesho azana isanduku y'Uwiteka mu mitima yacu, amasengesho atuma twezwa tureka ibyaha kubera imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Amasengesho. Umugore witwa Hana, wari ku rwambere rwa Samweli 1:10 kugeza kuri 20, hari inkuru ziwe ngo yasenganye amarira n'agahinda, aravuga ngo Mana icyamukama umwana w'umuhungu, kandi ubu nta bagore biteguye kwakira abana b'abahungu, abana b'abakobwa. Haleluya. Icyamukama umwana w'iki umuhungu, namugutura akaba mu nzu yawe iteka, akaba umutambyi. Eli wari warapfuye amaso y'umwuka, aravuga ngo uyu mugore ngo yasinze, muri iki cyatumye aza gusindira ku rusengero. Hana niyamusubiza nabi, arabwira ati hoya databuja, ntabwo nasinze, ahubwo umujawe ndababaye, mfite agahinda ka Penina. Penina arimo kunkina ku mubyimba, Penina. Imana ikuvanaho Penina uko ukina ku mubyimba, Imana ikwirukanire Penina mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe Samweli, Imana iguhe umwana w'umuhungu, ndavuga mu mwuka no mu mubiri. Haleluya. Imana igusoreze isezerano rituma Penina aceceka, akira ubuhanuzi. Muri amasengesho Imana iguhe Samweli utuma Penina Penina aceceka, Imana ikuremera ikibemeza. Haleluya. Yari ingumbi byare 2, wari ingumba byare 3 yiyongeze mu izina rya Yesu. Kubera iki? Imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Kubera imbaraga z'iki? Kubera imbaraga z'amasengesho. Hana asengana amarira, Hana abwira Imana ngo Mana nindamuka mbyaye nkaba kuri kino gisuzuguriro, uyu musozi banyise amazina, nindamuka mbyaye umwana w'umuhungu n'ukuri nzamugutura, kandi se wenyine yabyaye. Na nyuma yaho ngo Imana yafunguye urubyaro. Rambika ikiganza cyawe ku nda yawe niba ushaka umwana, mu izina rya Yesu Kristo
kubw'aya mashimwe ya Hana akira igitangaza, akira gusama ikicaga intanga zawe wa mugore we n'umugabo, Imana ibivaneho. Akira igitangaza cyawe, akira gusama, akira umwana w'umuhungu, akira umwana w'umukobwa, akira gutwita imanga, akira gushumbushwa, akira Samweli. Penina we ugiye gukorwa n'isoni, Penina we Imana iragucekesheje mu izina rya Yesu Kristo, akira. Ereka umwana w'umuhungu yaba akazi, ereka umwana w'umuhungu yaba cyakindi urimo urasengera gukuba ku gisuzuguriro. Haleluya. Imana igusohoreze isezerano rata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Eliya nawe twabivuze ngo arongera arasenga, Imana igwisha imvura, kubera ko Imana akira ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubutware bwo kugira ibyo ufunga bikemera no kugira ibyo usaba bigasubizwa. Yakobo 5:17 arongera arasenga, imvura igiye kugwa kandi nayo ni umugisha. Haleluya. Petero ngo baramufata baramufunga. Ibyakozwe n'uwa 12 kira gice gikunda kubivuga cyane, ngo ariko abitorero baramusengera baramusabira, marayika himself arimanukira araza, umucyo waka muri gereza, mu cyumba yarafungiranye, iminyururu iribwiriza ivaho, inzugi zerekeye Yerusalemu ziribwiriza ajya gute zirikingura ubwazo, because of the power, because of powerful prayers, amasengesho y'iki imbaraga. Haleluya. Imana ikuvane muri gereza, Imana ikuvane muri gereza wari urimo, gereza y'ibyaha, abantu bakoze ibyaha byo byibanga. Imana ikuvane muri iyo gereza mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byaha byakwizingiyeho kwereka byarakunaniye, iyo ni gereza. Imana ikuvane muri hiyo migozi yari kuziritse mu byaha, Imana ikuvane muri iyo migozi yari kuzirikiye mu bapfumu, bakujyanye mu bapfumu bahora baguteza amahembe uko bashaka kohereza, iyo babonye umwanya baguteza imyuka bikagufata. Imana ikuvane muri iyo gereza, Imana ivane imyenda, Imana ivane amafoto yawe, Imana ikuvane ibyo bitambo mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ambaraga zikiza amasengesho zihinduye ibintu. Petero Imana imuvana muri gereza kubera bitorero bagize umwete wo kumusengera. Rata niki cyatunanira dusenza Imana? Kubwo gusenga kwawe Imana itabara umuryango wawe, Imana igutabara, Imana igusubize. Yumve gusenga kwawe, akira byakire. Imana yo mu ijuru ikwigereke, ikore ku maso yawe. Imana iguhe impano z'umwuka wera, iguhe guhanura, iguhe kwerekwa, iguhe guhishurirwa. Imana ikugarurire amayereko, Imana ivugane nawe cyane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. 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 Iki Imana igusaba ni kimwe, to believe, kwizera, faith. Haleluya. Imana iragusaba kujya gute? Kwizera byonyine. Haleluya. Kwizera ngo kujya gute? Kujya kwimura imisozi. Haleluya. Haleluya. Kwizera kujya gute? Kujya kwimura imisozi ikagenda igacaho. Kwizera ntabwo ari amagambo gusa, ni ibikorwa. Mariko 10:24 nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Iki cyanditswe wagifashe mu mutwe. Please recognize this scripture. Iki cyanditswe gifata mu mutwe nyaboneka. Mariko 11:24 nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe muri amasengesho muraza kubibona mu izina rya Yesu. Muraza kubibona bya bindi mwanditse, murabona ibisubizo byabyo. Ndimo ndahanurira mu ijambo, ndiguhanurira mu ijambo. Haleluya. Ibintu wanditse, ibintu urimo urasengera, muri amasengesho, ukaba wizeye ko ugiye kubihabwa, kubibona, ukaba uri kubisengera ushyizeho umutima, ukaba urimo kuva mu kazi ukabisengera, mu kazi ukaba uri kuzirikana kuri masengesho. I tell you the truth, nakubwiza ukuri, uraza kubona ubutabazi, uraza kubona ibisubizo. Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari Fabrice urimo urabivuga, ni ubuhanuzi butavangiye. Ariko iyi miriro y'igenda igaruka biti.
nicyo gitumye mbabwirane ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Aya magambo yavuzwe na Yesu himself, yavuzwe na Yesu ku giti cye. Ariko Imana idufashe, Imana idutabare. Haleluya! Imana idutabare, ndakurahiye. Imana idutabare bakoze Imana. Imana idutabare, Imana idutabare, Imana itugendere, Imana itugirire neza. Itware kutizera. Ndababwiza ukuri, ntabwo twizera. Yesu akavuga amagambo nk'aya tukaba tugihangayitse. Yesu akavuga amagambo nk'aya ntuyakire nk'ubuhanuzi. Nicyo gitumye mbabwirane ibyo musaba byose mushyizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe muzabibona. Aya magambo yavuze ryari? Igihe yacaga umugani umupfakazi watitirije umuntu utubaha Imana niyubahe n'abantu, ariko kuko amuhora imbere asenga, Imana iravuga ati, uwo mugabo aravuga ati ndakurahiye, nubwo nubaha Imana sinubahe n'abantu, ariko uyu mupfakazi uhuriza imbere yawe ndamurengera mukemurira ikibazo. Imana yo ngizabura gute kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Ngo nicyo gituma ibyo musengera mushyizeho umutima, mubishyizeho umutima nyabuneka, mubibwira Imana buri munsi, mubyibutsa Imana. Izabikora ngo muzayibona mu maso yacu ya buri munsi, tuzabona impinduka. Wa mwana uhora usengera, ni ukuri Imana izi gusengera uriya mwana, ni ukuri Imana izi gusengera umugore wawe, ni ukuri Imana izi gusengera umugabo wawe, ni ukuri Imana irabizirikana, irabizi neza ko bikuraje ishinga, irabizi neza. Niyo mpamvu rero ubutabazi bw'abana bawe, ubutabazi bw'umugabo wawe, gukizwa k'umugabo wawe, gukizwa k'umugore wawe, gukizwa ndetse n'ubutabazi buri mu masengesho yawe usenga. Keep on praying. Komeza usenge Imana. Don't depart from God. Ntuve imbere y'Imana. Haleluya! Uzabona umusaruro w'amasengesho. Turi kuyoborwa ngo imbaraga z'iki z'amasengesho, ubundi twiyiriza ubusa tuzi agaciro k'amasengesho. Haleluya! Amasengesho, amasengesho ni ikintu gikomeye. Amasengesho y'umukiranutsi, amasengesho y'umuntu witunganye wiyejeje, amasengesho. Haleluya! Amasengesho, 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 amasengesho. Haleluya! Luka 18:5 niho hagaragara ngo uyu mupfakazi ubwo atitirije Yesu, ubwo atitirije uyu muyobozi, uyu mucamanza, ntacike intege ari gutitiriza umuntu mugenzi we. Umuntu mugenzi we akamurengera vuba, akamutabara kuri adahora imbere. Imana yo biti, Imana yo bizagenda biti? Bakoze Imana bene data, ubwo bibaye bityo se, Luka 18:7, ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangana? Urumva Imana izakurangarana? Urumva Imana izakwirengagiza? Uye komeza wisengera Imana gusa, uzabona ubutabazi bw'Imana. Haleluya! Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:13. Ese muri kwandika? Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Ese Mwami Yesu aya magambo niwe wayavuze? Aya magambo niwe wayavuze? Ndizera ko aya magambo ari we wayavuze. Icyo tuzasaba cyose mu izina ryawe uzagikora kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Mwami Yesu, ndagusaba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu muntu turi gusengana, uyu muntu turi kumwe live, uyu muntu uraza nyuma, hari ibyifuzo afite mu mutima we, hari ibyifuzo yanditse, ndabigusabye mu izina ryawe ubikore. Ureba amarira arimo ararira, ureba agahinda afite, ureba umubabaro, ureba abana bacu, ureba amadeni yikoreye, ureba ubukene buri mu rugo rwe, urebe inshuro nyinshi ibintu bye bipfa, bigenda bipfa. Ubikore mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ubikore Data, ndakwinginze ubikore Data. Nubwo nge ntabona umusaruro w'amasengesho, ariko bikorera aba bantu basenga, bemera bakitanga, bemera bagatanga imibiri yabo kubwo kwizera, bagasenga Imana. Uyu mwaka mbere y'uko urangira abona ubutabazi, kandi ntazagira inkuru yumva mu muryango we. Mu izina rya Yesu Kristo
muri izi mpera z'umwaka. Umwicira umwako, mwicira abazimu, mukore karande, mukore ibimurwanya, mwicira umurozi wa murogaga, umwica umuvaneho, umuhe insinzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana iguhe insinzi. Imvura iraguye, imvura iraguye, imvura iraguye. Haleluya, imvura iraguye. Gusa Imana yo mu ijuru hari ibyo igiye gukora ku bw'amasengesho, hari imiryango igiye gukinguka, hari agatogo kagiye kuba, hari ibintu bigiye kuba ku bw'amasengesho. Imana iguhaye insinzi, Imana iguhaye ijambo, Imana igukizeje imbaraga zakurwanyaga. Imana igiye abanzi bagiye kugutera umugongo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Bagiye kugutera umugongo, bagiye gutera umugongo. Ntakagira ikintu wiganyira, ahubwo ibyo ushaka bimenywe n'Imana, ubisengeye muri no minsi, ubisabiye, ubyingingiye. Abafilipi 4:6 niko havuga. Ntabwo twekwiye kwiganyira, ahubwo dukwiye gusenga Imana, tukiza yuko ikintu cyose dusabye Yesu tubishyizeho umutima agikora kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Tubabwiza bwa Yohana 14:14. Iki cyanditswe nacyo gifata mu mutwe. Nimugira icyo musaba cyose mu izina rya Data ryanjye nzagikora. Ni ijambo ry'Imana. Ikindi, ntuzigere ucika intege, ntuzigere wiheba. Ntabwo uri wenyine. Umwuka wera mu Baroma 8:27 aragusabira iminiho idashira, kuko azi ibyo Imana izi ibyo. Bibiliya avuga ngo irondora imitima, izi ibyo umwuka atekereza, kuko ibyo umwuka asabira bera ngo abasabira nk'uko Imana ishaka. Mu cyaje wacitse rya umwuka wera azajya gusunika, azajya gusengera, azajya gusabira mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera ku bantu basenya muri Kiliziya Gatolika ni Roho Mutagatifu, Holy Spirit, aradusabira, aradusengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Amasengesho nk'uko nababwiye akiza abarwayi, yirukana abadayimoni, azana amahoro mu mutima, akuraho ibitambo, afungura imiryango, asenya Yeriko. Haleluya. Asohora muri gereza iyo ari yose ushaka kubufungiraniyemo. Amasengesho abasha kukuvanayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana kuvane ku musozi utinzeho mazeho igihe, Imana gusenye Yeriko, Imana kwambutse uyu mwaka 2025 ikugeze mu mwaka 2026. Reka ngusengere. Irakuzi kwa kundukanguka, ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ubabaye. Na yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, byutegereza Yesu. Ibyunyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya, n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Haleluya. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru, ntuzayiveho. Yo ntabwo yakuvaho, abantu twe tuyivaho. Yasezeranye kuzabana natwe no mu bihe bigoye, no mu bihe bikomeye urimo uyu munsi. Imana ifite isezerano hagati yacu, hagati yayo n'abantu, kwizabana nabo. Nibe nibeshye ni Yesaya 43:2. Tuzanya mu mazi ntazadutembana, mu muriro ntituzashya. Niryo sezerano. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yitwa Ndiho, ushobora byose, wambaye icyubahiro. Amasengesho tubonye ko afungura ibintu byinshi, akiza indwara, azana amahoro mu miryango, yirukana abarozi n'abadayimoni, akuraho ibitamba by'umwijima, avana abantu muri gereza. Amasengesho ba Esiteri yabahindukiye ubutabazi, ahagarika inzandiko zari zaranditswe ku buzima bwabo. Natwe turakwinginga kubw'amasengesho Mwami, udusohore muri gereza. Kubw'amasengesho Mwami, uduha abana b'abakobwa n'abahungu, uduhe ba Samweli wahaye Hana.
kubw'amasengesho mwami usohoza amasezerano, kubw'amasengesho data ufungura imiryango y'imigisha ku buzima bwacu, kubw'amasengesho utabare abana bacu kubera twebwe, utabare abo twashakanye kubera twebwe, kubw'amasengesho usohora abadayimoni mu miryango yacu, kubw'amasengesho usohora imyuka mibi yose yaturwanyaga, kubw'amasengesho turazirika ibyari byaratuziritse, turazirika ibyatuzengezaga mu isi y'umwuka, turazirika ibyatwicaga, turazirika ibyaturyaga, turazirika ibyadutwazaga igitugu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubw'amasengesho mwami reka tubone ubutabazi, kubw'amasengesho mwami reka tubone ubutabazi. Inzandiko ziturega zibambe ku musaraba, inzandiko z'uburwayi, inzandiko z'uburwayi Imana ibambe ku musaraba, inzandiko z'ibiyobyabwenge Imana ibambe ku musaraba, inzandiko z'imigozi y'ibyaha byakunaniye Imana ibambe ku musaraba, inzandiko z'ubukene n'amadeni Imana ibambe ku musaraba, inzandiko z'inyatsi Imana ibambe ku musaraba, inzandiko z'uburiganya Imana ibambe ku musaraba, inzandiko z'ubushomeri Imana ibambe ku musaraba. Haleluya. Abakolosayi 2:14-15. Haleluya. Turihenura ku badayimoni, turivuga hejuru y'abarozi y'abazimu kubw'umusaraba Yesu Kristo, turabivuga hejuru. Tubambye ku musaraba inzandiko zo gukenyuka, tubambye ku musaraba inzandiko ziri ku bana bawe, inzandiko zo guterwa amada, inzandiko zo kudashaka ziri ku bana bawe, inzandiko zo kutubaka ziri ku bana bawe. Turabambye ku musaraba iziri ku buzima bwawe zo kutubaka, turabamba ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo inzandiko zo guhora mu madeni ya banka adashira, turabamba ku musaraba izo nzandiko. Imana itanga ikinyuranyo, Imana itanga ikinyuranyo kibyaguhigaga, kibyifuzo byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndi gusenga hari abantu barimo kubohoka, ndi gusenga hari abantu Imana atangiye kurutsa amarozi, ngitangira kubwiriza, ngitangira kwigisha ijambo ry'Imana. Hari abantu numvaga barimo bararuka amarozi mu isi y'umwuka, numvaga hari ubushobozi, numvaga hari imbaraga irimo irabahohora. Ibyo birazwi. Haleluya. Yesu ngo bamukozeho, bakoze ku mwenda ngo imbaraga imuvamo ikiza umuntu, kandi ngo amenya ko hari imbaraga irimo irakiza umuntu. Iyo dusenga tumenya ko hari abantu barimo kubohoka, hari imbaraga zari zirimo zirasohoka mu bantu kandi zikomeza zisohoka. Ibyo birozi wariye dore uko bisohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo baguhaye muri fanta, ibyo baguhaye mu cyayi, ibyo baguhaye mu gikoma, ibyo wanyweye nijoro uryamye, baguhaye mu nyama wariye, ndi gusega bitangire gusohoka. Ibyo baguhaye bohera ku mafoto, ibyo baguhaye ndategetse bitangire gusohoka. Barozi muturanye bo mu miryango bakurwanya bitangire gusohoka. Imyuka abanyamahanga ikurwanya ndi gusenga bitangire gusohoka. Ndategetse ubwo bwami bw'umwijima burekure ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahamagara umurokunda yawe, ndahamagara umurokundwa rwawe, ndategeka itangire gusubizwa no kunanizwa no gusenywa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru irimo irabohora. There is operation to you, there is operation in your body. Hari operation mu mubiri wawe, hari operation magufwa yawe. Hari umuntu turi gusengana watangiye kuribwa magufwa, yatangiye kumunga. Imana igiye gukora igitangaza kuri ayo magufwa. Ugiye gukira, ugiye gukira, ugiye gukira, ugiye gukira. Ntabwo uzamenya uko byagenze. Imana igiye kugukiza. Wowe urwaye ikibyimba kitangire gushonga, itangire kuyonga mu izina rya Yesu Kristo. Wowe urufite urubanza, Imana ishubije inyuma igitutu cy'abadayimoni. Imana irakuburana, Imana iragutsindiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibirogo bya Satani Imana ibambye ku musaraba kandi byivuze hejuru. Imana iguhaye insinzi, zamura kwizera kwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Hari imyuka mibi irimo irarekura abantu, hari imigozi bakuziritse irimo iracagagurika, hari ahantu bakubitse mu isi y'umwuka byakozwe na 12:5. Haleluya. Nkuko Imana yavanye Petero mu nzu y'imbohe, niko nawe ikuvanye kubw'amasengesho y'abera, niko nawe Imana ikuvanye kubw'amasengesho y'abera. Bazirikiye ubuzima bwawe mu bapfumu, bazirikiye ubuzima bwawe mu barangi, bazirikiye ubuzima bwawe ahantu mu mbaraga z'abasatani, bagushyize ku bicaniro by'abarozi, bagushyize ku bicaniro by'abasatanike. Imana ikuvanye ku gicaniro cy'abarozi, Imana ikuvanye ku gicaniro cyabo. Bahora batura y'amazina yawe, bahora batura y'amafoto yawe, bahora batura y'amafaranga yawe, bahora batura y'abana bawe, bahora babatura ku bicaniro by'abarozi bibi. Imana ikoze igitangaza kuri wowe, Imana irakubohoye, Imana irakurwaniriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Imana irakurwaniriye, Imana ikuvanye aho hantu wari warabohewe, Imana ikuvanye ahantu wari warabohewe. Hari umuntu wakubitsa arakugendana, agendana umweko,
yagukinyiriye agendana umweko, agendana umweko urimo umwenda wawe, urimo ifoto yawe, iyo ashatse aragutongera ikagufata. Imana igiye gukora ikinyuranyo, Imana igiye kubisubizayo, kandi haleluya, hari icyo Imana irimo irakora kuza bwawe. Imana irimo iraguhambura, irimo irakwambura umuntu wari ugufite ububasha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana irimo irakwambura umuntu wari ugufite ububasha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana irimo irakwambura uwo muntu, kandi Imana iguha imbaraga ziri hejuru byakurwanyaga. Imana iguha imbaraga ziri hejuru byakurwanyaga. Irabyongeye, ya Mana irabyongeye, haleluya, irabyongeye, yongeye kubemeza, haleluya we, iyemeje Aburahamu na Sara we, irabyongeye, ya Mana irabyongeye. Imana ikugarutseho, Imana ikugarutseho wa mubyeyi we, Imana ikugarutseho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugarutseho muri amasengesho, ugiye kubona ukuboko kw'Imana gukomeye, ugiye kubona amayerekwa, imvura, Imana ihagaritse imvura kugira ngo dusenge, kandi hanze yari yakubye cyane igiye kugwa. Imana yo mu ijuru ikugarutseho, igwishije imvura mu izina rya Yesu Kristo mu byo wakoraga. Haleluya. Gutegeka kwa 12 Imana yo mu ijuru 20:12 igwishije imvura muri business ya mu kazi kawe. Imana igwishijemo imvura. Niba nta kazi ufite za mu kiganza cyawe, nawe tugusengera Imana iguha akazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo mbisaba ngo ndabitegetse, ndategetse imiryango y'akazi nifuga kuzama bwawe. Abadayimoni bari imbere yawe bakubuzaga gukora, bakuzaniye inyatsi, badindiza ibyawe, Imana ibavanyeho. Imana irabirukanye kubw'imbaraga z'amasengesho. Imana yasubije nyuma kubw'imbaraga z'amasengesho kwiriza ubusa. Mariko 9:29 birukanwa no gusenga no kwiriza ubusa. Twabikoze, ndirukana izo nzitizi n'izo mbagamizi madose yawe, mu bwene gihugu urimo gusaba, muri visa urimo gusaba, muri buruse urimo gusaba, mashuri uri muriga, ndirukana izo mbogamizi mu kazi kawe mu izina rya Kristo. Ugiye gukomanga bagukingurire. Imana iguhaye igikundiro ku maso yawe, iguhaye igikundiro mu bo mukorana. Haleluya. Ugiye guteta mu mwuka. Imana hari abantu igiye gutetesha ku bw'amasengesho twakoze. Imana yo mu ijuru, haleluya, hari abantu irokoreye imiryango yabo ku bw'amasengesho. Nta nduru zumvikana mu matwi yabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu Imana ishyiriye uburinzi ku bana babo. Imana ibashyiriyeho uburinzi. Bari bamaze guhiga ko uyu mwaka batazigera bawurangiza, abana bawe, bamwe muri twebwe ntabwo ari twese, ariko Imana yavuze ngo iyongeye kurinda abana bawe. Yavuganye nawe ko yinze abana bawe, iyongeye kuvuga nawe ngo irabarinze. Imana ibashyizeho uburinzi. Imana ibashyizeho uburinzi. Imana ishyize uburinzi ku bana bawe. Hari umuntu waryamaga iteka ryose abadayimoni bakamutera nijoro, bakamuzirika, bakamutsikamira. Imana iravuze ngo ibyo bintu bishyirukanye kuza bwawe. Ibyo bintu irabyamuruye mu izina rya Yesu. Ibyo bintu irabyamuruye. Genda mbaraga zo mwijima we, ntukagaruke ukundi ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Imana irabyamuruye. Imana irabyamure mama. Imana irabyamuruye. Imana irabyamuruye. Ni ukuri Imana irabyamuruye. Ni ukuri Imana irabyamuruye. Ni ukuri Imana irabyamuruye. Imana yamuruye ibyonyi mu kazi kawe. Imana ikuye ibyonyi mu rugo rwawe. Imana ikuye ibyonyi mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Hari abantu Imana igiye guha umugisha. Hari abantu Imana igiye guha umugisha. Hari abantu Imana igiye guha umugisha. Ntabwo ari twese, ariko hari abantu Imana igiye guha umugisha. Ku bantu babyizeye, hari abantu Imana igiye guha umugisha. Umugisha mvuga ni umugisha ufatika, uri big. Imana igiye kwagura ibikorwa by'abantu. Hari abantu tugusaba Imana igiye kwagura ibikorwa byabo. Imana igiye guha umugisha wo gutunga ikintu icyo ari cyo cyose gikomoka ku Mana ko ari umugisha. Imana igiye gutanga umugisha. Haleluya. Imana igiye gutanga umugisha. Sinzi niba ndimo, ariko ndizera ko ndimo, sinshidikanya. Gusa Imana igiye gutanga umugisha. Hari abantu Imana igiye guha umugisha ufatika. Barakubiswe uyu mwaka, barakubitwarananirwa, ariko Imana igiye gutanga umugisha ufatika. Imana iguhaye ibintu bifatika. Waragufata utuntu duciriritse dutoya, ariko Imana iguhaye bifatika. Imana iguhaye ibintu bifatika mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana guhaga amafaranga yo kurya bikarangira, ariko Imana igufungura imiryango. Imana irafunguye. Imana irafunguye mu izina rya Yesu. Imana irafunguye. Imana ubwo buzima bugukuyemo. Haleluya. Imana irakwaguye mu izina rya Yesu. Imana irakwaguye. Imana irakwaguye. Urakoze Uwiteka Mwami, turagushima. Ndagira ngo uzamure ijwi ryawe dusenga Imana. Dushima Imana ko ari ibintu ikoze. Uwiteka urakoze, turagushimye. La posha toze mena fadre. Tandone menekota. Urakoze Mwami Yesu. Nguhaye icyubahiro Nyiringabo. Nguhaye icyubahiro wa Isiraheli. Nguhaye icyubahiro gitare cy'amahanga. Nguhaye icyubahiro nyagura ku ngoma Imana. Nguhaye icyubahiro wera wa Isiraheli ko ari imirimo n'itangazo ukoze.
Haleluya. Komeza unyambike imbaraga mu isi y'umwuka. Uyu mwene data mwambike imbaraga. Tubone inyungu z'amasengesho. Udukingurire imiryango y'imigisha. Haleluya. Umuntu ugusengera amafaranga, Imana igiye kuguhuza n'amafaranga. Imana iguha amafaranga mu izina rya Yesu. Imana itanze amafaranga muri amasengesho. Ufite ikibazo cy'amafaranga, Imana iragikemuye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhaye amafaranga. Imana iguhaye amafaranga. Imana iguhaye amafaranga. Imana iguhaye amafaranga. Imana iguhaye amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wari gusengera amafaranga, ni ukuri Imana iguhaye amafaranga kandi irakurwaniriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhaye amafaranga. Haleluya. Haleluya. Imana itanze umugisha w'amafaranga. Umugisha w'amafaranga. Abantu dusengana ndagira ngo mbabwisha ko ari ubwa mbere wumvisha aya magambo nyavuga. Ni ukuri Imana itanze umugisha w'ikintu cyitwa amafaranga. Imana itanze umugisha w'ikintu cyitwa amafaranga. Kandi hari abantu Imana ije kubakira ingo mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana igiye kubakira ingo, abashakanye Imana igiye kongera kubakira. Imana ikuye umudayimoni gasambura imiryango mu rugo rwawe. Nta divorce izigera ibaho, kandi Imana itanze amahoro mu miryango mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tando nemene fodre. Imana itanze amahoro. Imana itanze amahoro. Imana itanze amahoro. Imana itanze amahoro. Musenge, ni musenge kandi musenge. Musengera igihugu cy'u Rwanda. Musenge mu izina rya Yesu Kristo. Lapo enepa shatoze mene fodre. Musengera igihugu, musengera itorero. Musenge, musenge, musenge kandi mwiyeze. Mwongere kwiyeza, mwongere kwiboneza muri amasengesho. Umuntu uri maso ngo arabura igitangaza cy'Imana. Mwongere kwiyeza, mwongere kwitunganya. Wongere ubwira Imana ikubabarire. Imana iraje kandi Imana iraje. Imana iraje. Imana iraje. Yesu Kristo araje. Araje mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kukwiyereka. Hari abantu bagiye kubona amayerekwa Yesu ku giti cye abiyereka. Haleluya. Bagiye kubona amayerekwa, ubwiza bw'Imana buhishurira. Imana ikurinde mu gihugu cya Omani. Umuntu mu gihugu cya Omani Imana imurindiyeyo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari umuntu mu gihugu cya Omani utwazwe ku gitugu n'abadayimoni. Imana imurinde mu gihugu cya Omani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru ikuvanyeyo. Imana iguhindurira icyerekezo. Imana iguhaye akazi. Imana irakwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubonetse baragutoteje, ariko Imana yo mu ijuru igiye kukurenganura. Umuntu mu gihugu cya Omani urimo urakubitirwayo, uri mu buzima bugoye bubi, hora atakira Imana. Imana ije kukurenganura mu izina rya Yesu. La pochatoze mena fadre. Imana ije kukurenganura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari umuntu Imana ivanyeho umwuka w'impanuka ku mugabo we mu izina rya Yesu. Imana ivanye umwuka w'impanuka ku mugabo we. Hari umuntu uri gusengana, uri ufite umugabo w'iteka ryose, azamubwira ko yarokotse impanuka, aza kumubwira ko byari inkuru mbi gusa. Imana ishyize uburinzi ku mugabo wawe. Imana ishyize uburinzi ku mugabo wawe. Kandi Imana ivanyeho ibitambo muri uyu mwaka ku muntu wasenze Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze, turagushimira Uwiteka Mwami, tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Tukuzamuriye amaboko, o Yesu we, tukuzamuriye amashimwe. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Yesu yatsinze Satani. Haleluya. Yesu yatsinze Satani ku mugaragaro. Bakolosayi 2:14. Amuvuga hejuru, amwihenuraho, amwereka ko yatsinzwe, nta n'ububasha kimufiteho. Natwe twaratsinze ku bwa Kristo. Haleluya. Tugufite nitwifuza undi murengezi Mwami. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Kubw'imbaraga dufite tuzabaho no mu rupfu. Niko umuririmbyi yaririmbye. Imana hari ikikoze ku buzima bwacu. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo ndabohotse, ndatabawe, mpawe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Njye n'umuryango wanjye tubonye agakiza, tubonye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibagire neza. Imana ibarinde. Haleluya. Ndumva imbaraga z'Imana, ndumva ubushobozi bw'Imana. Satani yaratsinzwe. Satani yaratsinzwe. Satani yaratsinzwe. Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Imana ibagire neza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Wowe uri kunyura mu bihe bigoye bitoroshye, nanjye ndimo ndabinyuramo. Ntabwo ari wenyine, ariko Imana ivuganye natwe ko ari ubutabazi. Imana ivuganye natwe ko ari ingabo igiye gutanga zigapfa ku bwacu. Imana ivuganye natwe ko itanze umugisha. Humura, uwo mugisha nanjye ndi Fabrice ndimo, nawe urimo mu izina rya Yesu. Amen.
hanyuma urebe niba wariyandikishije aho kuri subscribe wiyandikishe. Hari abakecuru baba batabizi, naho ngaho iburyo niba ubona akantu gakandeho, abazi gukanda ku nzogera kugira ngo babone notification babikore bari macuwa, kugira ngo twe tubane umunsi ku munsi. Mukande like zibe nyinshi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Hari umuntu uzi uboshye ufite abadayimoni, muhereze iri sengesho ry'imbaraga z'amasengesho. Imana yo mwishira aza gukora igitangaza kuri we. Musharingire, Imana yaza kumubohora mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.